mwabadamu Imana iratabara kandi itabara ku gato no ku kanini itabara kuri buri kamwe kose itabara kuri buri rugingo rwose uritabajeho Imana iratabara nimushaka muyiringire aho uri hose wizere Imana uyiringire uyishakishe ku manywa na nijoro izagutabara aho kugira ngo utangire kwangiza urugo rwawe mw'abantu mu rugo mufite n'umugisha Yesu n'umugisha mudashobora gushyikira mbwira mungira inama barukorera iki urufunguzo rufungura ingufuri nyinshi ari rumwe ukaba ufite urufunguzi wawe ukajya mu baturanyi ugafungura ukajya no kwa runaka ugafungura ukajya no hepfo hariya ugafungura urufunguzo ukajya ku cyumba kimwe ukarufunguza ukajya no ku kindi ugafungura urwo rufunguzo bararujugunye cyangwa bararubika niyo wumva hari ikintu kitagushimishije in your room senga Imana niyo nama nakugira senga Imana izi byose kandi buri hari ibintu mutinya kubwira Imana kandi iyo itatinya kubatabara hari ibintu mutinya kubwira Imana mukajya kwirwanirira mwabagore mwe ushatse wajya ubwira Imana ukabwira Imana ukayibwira uti hariya hantu rwose biri gupfa biri kwangirika ngiye kongeraho kuri intro yanjye akandi kantu wari uzi yuko gusambana bitera umwaku nongeye kubasuza mbwe mukurikiye Dede TV show ndasuza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ndasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali maximum respect maximum respect aba hustler maximum respect abantu mu hustlinga muri Kigali maximum respect aba mama maximum respect aba single mom maximum respect aha uyu munsi ngiye kongeraho kuri intro yanjye akandi kantu wari uzi yuko gusambana bitera umwaku ako kantu kagiye kujya kaza kuri intro yanjye so reka dutangire noneho intro twagashyizeho twumve nongeye kwasuza mwese mukurikiye Dede TV show ndasuza abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ngasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali abantu mutuye mu mujyi wa Kigali maximum respect aba hustler maximum respect aba hustler b'iburasirazuba maximum respect aba hustler b'iburengerazuba maximum respect aba hustler b'amajyepfo n'amajyaruguru maximum respect wari uzi yuko gusambana bitera umwaku mwiriweho mwaramutse mumeze mute abantu mwese mwahoraga murekrama ngo mvuga ngo abantu b'i Kigali ngo maximum respect noneho ubu mwese maximum respect ariko noneho ngiye kongeraho abandi abantu mukora subscribe maximum respect abantu mukora mutera comment abantu mureba ibiganiro byanjye maximum respect sibyo uyu munsi twagarutse ku gacano kanjye twagarutse kuri Dede TV show uti agarukanye iki ariko ntago kuki mutambiye ko nsa neza sibyo basa neza meze neza ngiye ku rwanjye ruhande meze neza mwebwe mumeze mute muraho muri amahoro murakoma Yesu aracyabarinze nanjye Yesu aracyandinze kandi Yesu aracyamagazeho cyane so let's pray first of all Mwami Yesu ndagushimiye ko kuri Imana igira neza ndagushimiye ko kuri Imana ivuga bikaba ndagushimiye ko kuri Imana itegeka bigakomera ndagushimiye ko kuri Imana yacu ndagushimiye ko kwitwa Imana yacu bitajya bigutera isoni ndagushimiye Mwami w'abami ndagushimiye ko ukidutije ubuzima ndagushimiye ko ukiduhagazeho Uwiteka uhabwa icyubahiro ndabigushimiye Mana ndakubashye nongeye kugushimira kubwa subscribers uri kunyongerera nongeye kugushimira kubwa views uri kugenda unyongerera ndagushima kubwa byose uri gukora Mwami ijambo ryeravuga ngo mu bibi no mu byiza dore dushima kandi mu bintu byose tugushima Mwami Yesu ndagushimye
ndagushimye kubwo abantu bari bundebe. Umuntu urwaye ari burebe iki kiganiro arwaye, ndakwinginze mwami w'abami umukozeho ikiganza cyawe gikiza abashe gukira. Umuntu uri bundebe afite ibibazo bitandukanye, ndakwinginze Mana y'imbabazi nyinshi, umabarire, umukoreho, umworohereze, umuruhure, ikimuremereye cyose ukimuruhure. Ndagushimiye rero, mweretse ikiganiro tugiye gukora. Ahari ni inama tuba tugira abantu, ahari ni ibyo batunyujijemo kugira ngo dukebure abantu bamwe na bamwe, hanyuma byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndagushimiye Uwiteka, ndagushimiye Uwera wa Isiraheli, ndagushimiye ko ukiri mu ruhande rwacu, ndagushimiye ko ugiye kutwongerera abatureba, ndagushimiye ko ugiye kutwongerera abadukunda. Ishimwe n'icyubahiro nibikugarukire. Komeza utugire neza, uha umugisha abandeba bankurikira, uha umugisha imirimo y'amaboko yanjye, ungirire neza nanjye nkugireho umugisha, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tuje kuvuga ku kintu kimwe, ngiye kuvuga ku kintu cyitwa cyangwa ku ijambo rivuga umugore mubi. Nagarutse ku bagore, ntago muri buvuge ko nabibasiye, kuko ntago nabibasiye. Ngemba ndi kuvuga ibintu bitagenda neza kugira ngo aho wumva bikugonze wikosore. Ese wari uzi yuko uri mutima w'urugo? Wari uzi yuko iyo uri umugore uba uri umutima w'urugo? Wari uzi yuko wa mugore we, niwe ngiye kubwira, wa mugore uri kundeba, wari uzi yuko gusambana bitera umwaka? Nukuri nubwo ndi kubivuga nkaseka, ariko nukuri gusambana bitera umwaka. Ntimugasambane, bivuge mbareba, ntimugasambane, gusambana bitera umwaka. None ikintu gitera umwaka cya mbere ni ugucitinga umupatina wawe. Bitera umwaka, bitera umwaka, birashingirira, birashingira byo gatsindwa, bitera umwaka. So rero reka twanzike mu kiganiro cyacu. Tugiye kuvuga ku ngingo nk'ebyiri, ingingo nk'ebyiri ziranga umugore mubi, cyangwa wenda n'eshatu nenye, uko biri bugende biza. Ndakomeza bivuge, ikiganiro gishaka kimare isaha yose. Nzi umugore utita ku rugo rwe. Urugo rwe ninde uvuga, nimbivuga wumve umugore utita ku rugo. Buriya hari ikintu Imana yaremanye abagabo. Imana yabaremye ngo ko bagomba kuba umutwe w'urugo, bagomba kuba umutwe w'urugo, bagomba kuba nyine b'abantu bahagarariye umuryango, sibyo? Umugore nawe akaba umutima w'urugo rugo. Murumva ni inkingi ebyiri zikomeye cyane zishinze urugo. Ariko ugasanga umugore ari aho, ntumubaze ngo urugo rwe ruteye rute, ntumubaze ngo ibera mu rugo rwe ni ibihe, babaho. Impamvu ndiba ndabivuga hari uwo nzi. Ntumubaze ngo umugabo abayeho ate, cyangwa se nyine byananiye kubivuga. Murimo murabibona. Buriya mu buzima ukuntu nteye, sinjya nkunda, ntago njya nkunda kubaho hari umuntu nakomerekeje. Birambangamira pe, birambangamira. Biri mu bintu binatuma ntajya mpfa kuvuga amagambo mabi. Biri mu bintu bituma ntajya mpfa kuvuga amagambo mabi, kubera yuko, cyangwa se biri mu bintu bituma ntajya mpfa kubwira umuntu wambabaje iyo mbabaye. Iyo mbabaye na umuntu yambabaje ntago njya mpfa guhita nsohora ijambo ndimubwire, kuko nanga umuntu wabaho akomerekejwe nanjye, ndabyanga, ntago mbikunda. Niyo mpamvu biri kungora kuvuga ku mugore mubi, kugira ngo ntaza kugira uwo nkomeretsa akababara wenda akandakarira, sibyo? Kandi nanone ndi kumva nshaka kumuvuga, ndi kumva nyine nshaka kuganira ku mugore mubi. Okay, iby'imico reka mbireke. Ubwo bitewe nuko numva hari umuntu ushaka kuvuga ngo namukomerekeje, hari umuntu ushaka kuvuga ngo mu biganiro byawe unzanamo, reka mbyihorere. Iby'umugore utita ku rugo rwe cyangwa utita kambyihorere, sibyo? Nibyo byaba byiza. Uko mbitekereje rero nsanga hari umuntu waza kurakara akavuga ngo ntuzongere kunzana muri biriya biganiro byawe.
ariko muvandimwe uhinduke pe, sibyo? Uhinduke, ndakwinginze uhinduke. Reka twivugire ku mugore mubi, umugore mubi ucitinga umugabo we. Uwo aho reka bariho dushinga agati. madamu ucitinga umugabo wawe, umugore uca inyuma umugabo we niwe ngiye kuvuga. Wa mugore we niwe mutima w'urugo, kandi murabizi la majorite iyo umugore yacinye umugabo we ntabwo agaruka, akenshi aragenda. Buriya hari n'abagabo mujya munsetsa, uzi umugabo wicara agakeka umugore kamuca inyuma. My dear, umugore uguca inyuma, yaguca inyuma aragenda. Ni gake cyane uzasanga umugore aguca inyuma akahaguma, ariko ngiye kubwira umugore ushaka kuguca inyuma akahaguma. Muzi impamvu akenshi abagabo, kambaho urugero rw'ingufuri. Urugero rw'ingufuri, sha Imana ishimwe ko aka gatekerezo kaje. Urabona ingufuri, iki kiganiro tugiye kuganira n'abantu bakuru. Umuntu ukiri umwana ntarebe iki kiganiro. Reba ingufuri, apana serire, ariko wenda na serire byashoboka. Reba ingufuri. Ingufuri ariko iri hedi. Ndayibuze kandi hano hafi irahari. Ingufuri iyo ifungurwa n'imfunguzo nyinshi. Hello? Ingufuri iyo ifungurwa n'imfunguzo nyinshi bayikorera iki? Urufunguzo rwo kwa runaka ruza rukayifungura, urufunguzo rwo kwa ntuza ruza rukayifungura, urwo kwa ntuza ruza rukayifungura, urwo kwa runaka ruza rukayifungura. Iyo ngufuri wayikorera iki? Urayijugunya. Ntabwo iyo ngufuri wayibika, no. Uragenda ukayita muri toilette kugira ngo hatazagira n'undi muntu yibeshyaho. Hanyuma ikindi, urufunguzo rufungura ingufuri nyinshi rwo barukorera iki? Mbwira, mungira inama, barukorera iki? Urufunguzo rufungura ingufuri nyinshi ari rumwe. Ukaba ufite urufunguzi wawe, ukajya mu baturanyi ugafungura, ukajya no kwa runaka ugafungura, ukajya no hepfo hariya ugafungura. Urufunguzo ukajya ku cyumba kimwe ukarufunguza, ukajya no ku kindi ugafungura. Urwo rufunguzo bararujugunye cyangwa bararubika? Ni imari. Urwo rufunguzo ruba ari imari. Wanyumvishe? Niyo mpamvu rero tugiye kubigera. Mugo murimo muravuga ngo ibyo bintu birahurira. Ase mw'abantu bakuru ntabwo mwumvisha ahantu biri buhurire. Nk'abantu bakuru mutangoye ntabwo mwumvisha ahantu biri buhurire. Urufunguzo rufungura ingufuri nyinshi, reka turugire umugabo. Ingufuri reka tuyigire umugore. Hello? Ngaho mumbwire, wangufuriwe ufungurwa n'imfunguzo nyinshi, bakugire bati? Bagukoresha iki? N'uburenganzira bwanjye. You guys, n'uburenganzira bwawe. Kuva hano ugafungurwa na rwa rufunguzo, ukajya na hari ugafungurwa n'uri rufunguzo, ukajya na hari ugafungurwa n'uburenganzira bwawe. Ukura kwande? Ese mwari muzi yuko gusambana bitera umwaka? Gusambana bitera umwaka wa mugore we. Ni nayo mpamvu ino intro nzajya nongeramo aka kantu. Wa mugore we, nimba uzi neza ko ufite urugo, Imana yarakugiriye icyizere, none reka mbe serious. Imana yarakugiriye icyizere ikaguha urugo, wayize ugatangira gushaka gucitinga umupartner wawe, ugatangira gucinya umugabo wawe, umenye yuko uri gutera umwaka urugo rwawe. Ntabwo urugo rwanyu ruzatera imbere, urugo rwanyu ruzahoramo umwiryane, urugo rwanyu ruzahoramo intambara, urugo rwanyu ruzahoramo amakimbirane adashira. Kubera iki? Kubera yuko uri ingufuri yafungujwe imfunguzo nyinshi.
sibyo? Igihe cyose cyabayeho, wenda nimba ari ubusumbane ariko Imana yaturemye arono, ariko murabizi ko no muri Bibiliya ahantu hose hari umugore uryama n'abagabo benshi nta kintu cyiza kigeze kimuvugwaho. Ariko abagabo murabizi ko Dawidi yaryamye n'abagore barenze umwe, kandi Imana irakomeza iramukoresha. Aburahamu nuko, abantu benshi nuko byagiye bagendekera b'abagabo. Salomo yari afite abagore benshi kandi yari umwami, yakomeje kuba umwami wa Isirayeli. Ibintu nk'ibyo. Aha sindi kuvuga mwa bagabo mwe ngo mukomeze mucitinge, no. Ndagira ngo numvishe abagore ko nta mugore ukwiriye guca inyuma umugabo we. Hari ikintu kijye kimbabaza kivugwa ngo se w'umwana amenywa na nyina. Kiriya kintu kirambabaza mu buzima. Nimba ari uko abagabo bahora bikuraho amakosa bashaka kuyashyira ku bagore babo, ibintu byose bibi biba ku bagore, ibintu byose bibi mubishyira ku bagore. Nimba ariko bimeze, nimba ari ikindi kibazo gihari ntago mbizi, ariko ntago oya rwose. Mugore, nimba wari umukobwa ukagirirwa amahirwe ukabona urugo, Imana ikaguha urugo, ariko ubwo muzi uburyo ari agaciro gakomeye. Uzi mu bakobwa benshi kujya kubona ukabona Imana iragufashe iguhuje n'umuntu, umuntu arakubwiye ngo wankingiwe, waretse tugashyingirana, ukabona mukoze ubukwe, bibibi, ukabona ugiye mu rugo, noneho by'akarusho wagera mu rugo ukabona Imana iguhaye urubyaro. N'abantu ukabona Imana iguhaye urubyaro ukabyara, warangiza ukajya usohoka ukajya kuryama n'abandi bagabo. Kweri nzi umuntu umwe tizagere nimukanyange ndavugaguzwa pe, nimukanyange ndavugaguzwa. Nzi umuntu umwe yabonye sheri, amaze kubona sheri arabimbwira ko yamubonye, ariko sheri yabonye yari murumuna w'umuntu bajyaga bakora ibintu nyine, bakora ndabyita gute, umuntu bajyaga biyeranjana, reka mbivuge mu magambo yoroshye da, ibintu umuntu bajyaga biyeranjana. Noneho murumuna we aza kumubona, niba wenda mukuru we yarabigiyemo simbizi, aza kubona umukobwa aramukunda, bapanga ubukwe. Arambwira ati nabonye sheri rero ntikagira inkuru. Arangije ndamubwira, hago ikintu wazakibaganiriza, ikintu namubwiye wazakibaganiriza, nzagikorera ikiganiro ukwacyo kuko kirimo inyigisho, mwitonde. Ubwo aza gushakisha uburyo nyine bakora sex n'uwo murumuna wa mugabo bajyaga baryamana. Urumva uwo mugabo bajyaga biyeranjanya, yari afite urugo, bidashoboka ko yamushaka. Arangije agiye gushakana na murumuna we, ahita avuga ati ku wabanza nkagerageza hariya nkareba. Arangije ageragezayo kwa murumuna, agerageje kwa murumuna biranga. Murumuna asanga murumuna nta kabaraga, nta kabaraga, nta experience, nta kiriyo sha, nta kintu kiriyo. Arambwira ati none se uyu muhungu uko namukunze, akaba afite urugo, afite inzu, afite amafaranga, afite akazi keza, afite ibintu byose nkeneye, ariko hariya ndakora iki? Ndamubwira none se uri kumva umutima wawe ushaka kubivamo? Arambwira ati oya sindi bubivemo. Umva ikintu yambwiye kirambabaza, sindi bubivemo, ntago nabireka. Ngize amahirwe mbonye umuntu umbwira ubukwe ngo mbireke, no simbireka, ahubwo nzajya muca inyuma, nzajya muca inyuma. Ugiye gukora ubukwe n'umuntu already ubizi ko uzajya umuca inyuma, uno niko nta kintu abashije.
mugira inama mubwira ukuntu ari bibi, mubwira ukuntu bitera umwaka, mubwira ukuntu atazatera imbere. Ndavuga ni gusambana bitera umwaka, ihangane ntuzabikora ibintu nk'ibyo. Arambwira ati inama zawe ungiriye nzumvishe nka 40%. Ndavuga ni naribi, nugera mu rugo hari ubuzima uzabamo bukoburije kutamuca inyuma. Ati sawa. Ubu ngubu bamaze kubyarana kane, bamaze kubyarana 4. Ngaho mbwira, urakeka abo bana bose ari abandi? Ese ubwo mu by'ukuri uricara ugatekereza ukavuga uti nzabona ijuru? Ariko muzi yuko ibintu nubwo bamubifata nkaho bitabaho, nyamara bibaho, nyamara ijuru ribaho, nyamara ijuru, nyamara mwabantu mu ijuru ribaho. Baba daraho nibereye, nyamara ijuru ribaho, nyamaze ijuru ribaho, nyamaze ubuzima tubamo buzarangirira ahantu. Warihakana, wakwanga kubyemera, wakomeza ugasesa imigeri, ijuru ribaho. Mbwira ahubwo bizarangira bite? Bizakurangira na bite? Mwabagore mwe muca inyuma abagabo banyu, mumenye ko muri gukurura imyaka mu rugo, mumenye ko murimo gukurura imyaka mu rugo. Niho hahandi uzasanga umugabo we ntatera imbere, urugo rwanyu ntiruzamuka, muhora mu bibazo, muhora mu bintu by'icurikirane bitajya bihinduka. Niba wumva ubuzima ubayemo n'uwo mugabo wawe butagushimishije, mubwira uti sweetheart, iki nikigenda neza, gerageza ugikosore, nawe nakubera imfura azagikosora. Niyanga kugikosora byakurangiranye, haguruka wigendere, sibyo? Ariko gukora ikintu bizi neza ko uri bujye kuryamana n'undi mugabo ukagaruka ukararana na wa wundi, my dear, uri gukurura umwaka utazashira. Kandi ngewe abantu bose nzi bashitinze abapatina babo ntago byabarangiriye neza. Njya nkunda kubarahirira, ntago byigeze bibarangirira neza, ndabibabwiye. Abonzi nge nabonesheje amaso yanjye abiri, ntago byigeze birangira neza. Niyo mpamvu rero wa mudamu we, niba wumva hari ikintu kitagushimishije in your room, senga Imana. Niyo nama nakugira, senga Imana izi byose. Kandi buri hari ibintu mutinya kubwira Imana, kandi iyo itatinya kubatabara. Hari ibintu mutinya kubwira Imana mukajya kwirwanirira mwabagore mwe. Ushatse wajya ubwira Imana, ukabwira Imana, ukayibwira uti hariya ahantu rwose biri gupfa, biri kwangirika. Mana none ikiganiro nakoze kiratangaje. Ukabwira Imana uti Mana yanjye, hariya ahantu biri kwangirika, indani biri gupfa, nkora iki? Musiko birivuga ngo muyoboze Uwiteka inzira zanyu zose. None se yigeze avuga nkeya? Muyoboze Uwiteka inzira zanyu zose. Nimba rero ari hepfo byarangiritse, hamagara ijuru uribwira ati wajuruwe, byangiritse, byapfuye, byayobye. Imana izajya igutabara, kandi n'ukuri ko Imana iratabara. N'izina ry'Imana, Imana iratabara. Njyewe nuko uzajya mbibabwira, Imana iratabara A to Z, kuva ku kintu kimwe kugeza ku kindi. Imana iratabara. Ntimushaka kubyumva, ntimushaka no kubyizera, ariko Imana iratabara. Mwabagore mwe, Imana iratabara. Mwabadamu, Imana iratabara. Kandi itabara ku gato no ku kanini, itabara kuri buri kamwe kose, itabara kuri buri rugingo rwose uritabajeho. Imana iratabara. Nimushaka muyiringire, aho uri hose wizere Imana, uyiringire, uyishakishe ku manywa na nijoro, izagutabara. Aho kugira ngo utangire kwangiza urugo rwawe. Mw'abantu mu rugo mufite n'umugisha, Yesu n'umugisha mudashobora gushyikira. Ingo zanyu n'umugisha. Noneho kuba uri umukobwa ukagirwa icyizere ukabona umugabo ukamwangiza gutyo gusa. Uzi yuko ndi gusoza ngiye kubabwira inkuru y'undi mugore umwe. N'abantu tutamenyenye cyane ariko twaturanye, nzi ibyababayeho byose. Umutipe nari nsanzwe muzi, yari afite akazi keza, akora ahantu muri banke, ameze neza fresh. Arangije ashaka umugore. Amaze gushaka umugore,
w'ikizungerezi koko witara umva w'icyotara wa undi uvuga uti ariko uyu muntu hari inenge afite kayibura barabanye mutipe yaranubatse afite inzu rwose barabanye man umugabo yajyaga ajya ku kazi njye twari duturanye umugabo yajyaga ajya ku kazi umugore agahita azana abasani bose bo muri Kigali agahita azana abasitari benshi ndabazi benshi njye nagiye mbabona kandi mbabona muri urwo rugo narajyaga mbumva kuri televiziyo nababona amaso ku maso nkababona muri urwo rugo bakahirirwa baryoshya n'abakobwa bamwe amatabi bameze baki bakaryoshya barangiza babariranye saa 10:15 ugasanga urugo ruri clean ntiwamenya ko hari n'ikintu cyahigeze ntiwamenya ko hari n'inzoga yahigeze ntiwamenya ko hari n'ikintu cyahigeze ibyo bintu bimara umwaka umwe bimara imyaka ibiri biza kugeraho n'umugabo arabimenya ko mu rugo iwe hirirwa sho na sho umugore yajyaga abwira umugabo we ngo agiye gusura nyina kumba agiye muri ba basani yakundaga abasitari ariko mana abantu mukunda abasitari sha murahangayika kambiyihorera yakundaga abasitari bya bindi bire nyina yumvaga ari uriho kuba aziranye nangiye kubavuga kuba aziranye narigiye kubavuga kuba aziranye n'abasitari batandukanye njye nabagutonda nkamwe ati runaka uyu namubonye runaka unamubonye runaka mwarahazaga urumva icyo gihe yaragera akamara nk'iminsi nk'itatu ari kumwe n'umusana umwe muri bo akamubeshya ko ari kumwe mwibaze we muzi yuko na mama we iyo umuhungu yahamagaraga mama we yamubwiraga ngo ari hano kandi adahari gukomana narumiye mwababyeyi nuko biza kurangira babasani bamugira inama ati wowe rero aka gatipe gafungishe kugira ngo twibonere amafaranga wibaze ko kwa kundi uganira n'umusheri wawe mukaganira ugahita unciye inyuma nakwica ako kajambo nakwica akagafata akakabika umugore ubwo ndacyari kuvuga abagore babi umugore mubi akongera umugabo akavuga nyine barimo gutera bra akagenda bikutwo tuntu nakwica utwo tumessage nako nyine utuntu turimo kwica kandi uko kwica kandi wenda babivuze bari gutera blague rimwe aramurakaza umugore arakaza umugabo ararakara ku rwego rurenze amaze kurakara aramufata kuri kiko kuri mwarakaye arumva umushati ngeze kwica wakina kumbe rikodi irahari bari kumurikodinga umugore ahita ahamagara polisi ati ndapfuye ati kandi yahoraga ambwira kazanyica umugabo si bamufunze uwo munsi mugabo bamufunze yaburanye bamukata iminsi 30 umugore yazanye na babasani babiri ndabibuka ndabazi mwabasani mwe ndabazi yazanye na babasani babiri barazinga buri kintu cyose baragenda umuhungu azaburane noneho mu mizi bamuhindura umwere kuko kurumva yabuze n'umushinja n'ibiki bamuhindura umwere baramurekura yaratashye asanga inzira yonyine cyakoze ikintu umugore yamusigiye igitanda bararagaho n'uburiri nyine n'amashuka amusigira na varize irimo imyenda ye amusigira n'inkweto ze n'ibyo muri salo nta kintu kirimo ahantu hose mu bindi byumba nta kintu kimwe kirimo yose yarabijyanye yasize ibyo bintu mu cyumba byonyine amusigira n'ibase n'ijerekani uwo mugore azagira amahoro ngayo azi umuntu wabonye amahirwe yo kugira urugo noneho rwiza akarutesha agaciro nsoza rero nagira ngo mbabwire ngo mwabadamu we mudamu wagize amahirwe ukabona urugo we mudamu wagize amahirwe Imana ikaguha icyizere ikakugira umutima w'urugo rufata urusigasire rubungabunge kora igishoboka cyose sinasoza ntababwiye ngo nta mugore ubaho udasenga umugore ubaho udasenga yarapfuye umugore ubaho udasenga nta buzima ufite umugore ubaho udasenga sha uri kure pe uri kure nakwambiye uri kure n'ukuri uri kure y'umugisha uri kure
y'amahoro yo mu mutima, uri kure y'ibintu byose. Niho hahandi uhubuka ugafata imyanzuro igayitse, niho hahandi uhubuka ugafata imyanzuro y'ubucucu. Musenge, mushake Imana, muhamagara Imana, mushake Imana kandi muzayibona, trust me. Mwabagore mwe mushake Imana kandi muzayibona, trust me. Kandekeraho. Imana ibahire, ibahezagire, ibaha umugisha, ibagure, ibagenda imbere, ibabere igisubizo cya byose mukeneye. Niba uhuye n'ino video utarakora subscribe, please do it. Do it. Aha, hari akantu kanditseho subscribe ugakandeho. Nta kintu bigusaba, nta kintu biri bugutware habe na kimwe. Hanyuma unkandire kuri like, umpe comment, ndazikunda pe. Ukomantinga uko ubyumva, uko ubishaka. I don't care. So, ndabashimiye. God bless you.